imyenda niyo igaragaza ubwiza bw'umuntu burya, ariko igikomeye ikahisha n'ubwambure. Yego, ni nawo mumaro mukuru, ikanatwikira ahantu hari udukovu cyane, kandi umuntu akagaragara neza mu ibara rye, ukabona arakeye, arasa ukuntu kwiza imbere y'abantu, ugaragara neza. Imyenda igaragaza uriwe, imyenda igaragaza sinzi, rimwe na rimwe unazirikane ko imyenda igaragaza agaciro k'ubukire. Yego, kuko hari umuntu yambara umwenda agaciro k'ubuzima, hari umuntu wabwira ubuzima, hari umuntu wabwira ngo hari ikanzu igura miliyoni ntabyemere, hari umuntu wabwira ngo hari ipantaro igura ntabyemere. So rero kurota wambaye imbwe ni umugisha utunguranye. Ijuru ryakwibutse, abantu baguhaye agaciro, baguteye bakugarutseho. Imana iguhinduriye stati y'ubuzima. Stati niba uri umukobwa ni ubukwe, niba uri umusore ugiye gushyingirwa, niba uri umushomeri ubonye akazi, niba ufite akazi ubonye promotion, niba wari utunze imodoka imwe ubonye ebyiri, niba wari ubonye inzu imwe ufite ebyiri. Mbega vraiment ni blessings under blessings above blessings, no kuva ku mugisha ujya ku wundi wiyongeraho undi. Ni umugisha uri nk'amafaranga, uri nko mu gukira indwara. Mbega ni ibyishimo n'ubwiza buye no kwisiga. Burya hari umuntu wisiga ntabe mwiza, ariko mwiza asize bisa neza. Cyangwa ni amavuta, ni amata byaye iki? Amavuta. Ubumwe bw'Abera Ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Mwiyerekwa ry'umushumba Reverend Ntambabazi Jean Baptiste ubwo yasengaga Imana, yamuhishuriye abantu benshi batsikamiwe n'amateka mabi. Imana yamubwira ngo genda ubasuke amavuta, ubuzima buhinduke, nabo bahindura ubw'abandi. Ubumwe bw'Abera Ministries ntabwo ari idini, nta nubwo ari n'itorero, ni umuryango wakira buri muntu wese akabohoka. Buri muntu wese mu itorero abohejejwe muri byo. Ubumwe bw'Abera Ministries, amavuta akangira amateka, ubuzima bugahinduka. Amavuta akandagira amateka ni ijambo dukura mu gitabo cy'Abami ba kabiri ibice 4 umurongo wa 2, aho umubyeyi w'umupfakazi yari afite ideni bagiye kumutwarira abana. Aragenda asanga uwitwa umuhanuzi Elisa, aramubwira ati bagiye kumutwarira abana, mbigenze gute? Elisa aramubaza ngo ufite iki mu rugo rwawe? Undi aramubwira ngo ntacyo mfite, ngo keretse agaherezo gato k'amavuta. Aramubwira ngo nothing, I have nothing in my house unless the jug of oil. Aramubwira ngo genda utiri ibindi ukoresha ngo twatuye dusuzuguritse. Ya mavuta make asuzuguritse niyo yatumye akandagira ideni arayishyura, byose bigenda neza. Icyo ufite, icyo ushoboye, icyo ubasha gukora, bwa buryo bwawe na yanze na bwa bwenge bwawe, icyo usuzuguye n'ikimana igiye guhera kubakira amateka. Naho rero hafi gusobanura amavuta akandagira amateka, ubwiza bwawe, ukusa, ukureshya, icyo ushoboye, icyo ukora, uko ubigenza, aho uvuka, aho ukomoka, ibyo wita bisuzuguye nibyo Imana igiye kuzakoresha kugira ngo ubashe kugera ku ntego yawe. Amen. Kaze mwebwe mwese mukurikiye Ubumwe bw'Abera Ministries, aho amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Turagarutse, amazina yanjye ni Jerry. Dukomeje gushimira abantu bakomeje ubwitange bwo kwishyurira abantu ubwisungane mu kwivuza cyangwa se mituelle de santé. Gira icyo ukora, Imana izakwibukiraho. Vuza umurwayi, Imana nawe izakurinda indwara. Gira uwo wambika, Imana nawe izakwambikira abawe cyangwa nawe kwambike. Ntukabure ku mugisha w'Imana we wabikoze, nawe bitekereza ntukawubureho. Mbifurije kugira ibihe byiza. Namwe mutafite ibihe byiza bijya bibaho, kuko ku isi dufashe igihe mu ntambara. Ndababwira ngo pore cyane, kandi Imana irabazi, ibazirikane, ibakureho ikibi cyose, ishyire amashimwe mu ruhande rwanyu. Umushumba wambaye neza, Murakoze cyane, Imana iguha umugisha. Nanjye numuje gushimira ababikoze bose, kandi nukuri nibashyigikira Ubumwe bw'Abera. Ntamva turi gusaba kamera, turi gusaba mikrofone, turi gusaba ekara, turagira ngo tuvuze umuntu nibura umwaka wose. Dushimira ababikoze n'abari ngo babikora.
dushimire n'abandi bampaye za message nasabaga ndibira ko bigiye kugenda n'ukuri nta muntu uzongera kwinuba ngo nitwamwitabye nitwanamushubije tugiye kubikiraho imbaraga tubikore umwe bwabera no kwisanzura Imana ibaho umugisha. Amen. Urakoze cyane mushumba. Natangiye ngira nti wambaye neza ndabihuza n'iby'uyu munsi nshaka ko tuganiraho. Iki cyumweru nagihari inzozi unyemerere tuzabijyanishe. Ni inzozi pe, ni inzozi ukeretse hari wenda haramutse hagize icyo twavangamo ni sawa, ariko akenshi ni inzozi kuko nabyo icyo numva ntekereza umwuka yampishuriye kijyanye n'inzozi, ariko abantu bataramenya cyane cyane hari abantu bambwiye ngo kurota uguruka, hari umuntu w'irurindo, hari undi w'ishyorongi, ndamubaza ntese nti ufite imyaka ingahe, arambwira ngo ni imyaka y'ubukure, ubundi kurota uguruka ukiri muto n'ibintu bisanzwe, umanuka ku musozi muremure, ariko hari imyaka y'ubukure iba yararenze ukaguruka uri umuntu mukuru wambaye amababa n'iki, nawe tuzabisobanura, ariko nizo nzozi nzasubiza mu gihe kiri imbere ntekereza, ariko nazo ni inzozi Imana iguha umugisha mu izina ryayo. Urakoze cyane. Urakoze kumbwira ko nambaye. Yego, tukiri ku myenda, kwambara imyenda cyangwa se imyambaro cyangwa se impuzu, sinzi nimba mu baturanye, ariko ni impuzu, Kinyarwanda ni imyenda, mu Kiganda ni ingoyi. Ibyo byose muri urwo mu ndimi zose zitandukanye. Imyenda twayogereranya kuri njyewe nk'ikintu cy'agaciro cyane, ituma tuberwa, ituma tugaragara neza imbere y'abantu, ikibanze kirushijeho iduhisha isoni z'ubwambure bwacu. Urakoze cyane mushumba. Nagira ngo mbijyanishe, ushobora kurota imyenda, ushobora kuba yambaye, ushobora kuba uri kuyigura, ushobora kuba hari uwawe sinzi, ariko kurota imyenda bivuze iki mushumba? Ni inzozi nziza 100%, ariko zikaba nambi 100%, ariko ibyinshi ni byiza, kuko mu bintu nka 7 ndi busobanure uraza kubona ahantu hamwe bitari byiza cyane, ariko ni inzozi z'umugisha kuzirota. Nk'uko bisobanuye ubundi, imyenda niyo igaragaza ubwiza bw'umuntu burya, ariko igikomeye ikahisha n'ubwambure. Yego, ni nawo mumaro mukuru, ikanatwikira ahantu hari udukovu cyane, kandi umuntu akagaragara neza mu ibara rye, ukabona arakeye, arasa ukuntu kwiza imbere y'abantu, ugaragara neza. Imyenda igaragaza uriwe, imyenda igaragaza sinzi, rimwe na rimwe unazirikane ko imyenda igaragaza agaciro k'ubukire. Yego, kuko hari umuntu yambara umwenda agaciro k'ubuzima, hari umuntu wabwira ubuzima, hari umuntu wabwira ngo hari ikanzu ugura miliyoni ntabyemere, hari umuntu wabwira ngo hari ipantaro igura ntabyemere. So rero kurota wambaye imbwe ni umugisha utunguranye, ijuru ryakwibutse, abantu baguhaye agaciro, baguteye bakugarutseho, Imana iguhinduriye stati y'ubuzima. Stati niba uri umukobwa n'ubukwe, niba uri umusore ugiye gushyingirwa, niba uri umushomeri ubonye akazi, niba ufite akazi ubonye promotion, niba wari utunze imodoka imwe ubonye 2, niba wari ubonye inzu imwe ufite 2, mbega vraiment ni blessings under blessings above blessings, no kuva ku mugisha ujya ku wundi wiyongeraho undi, n'umugisha uri nk'amafaranga, uri nko mu gukira indwara, mbega ni ibyishimo n'ubwiza buye no kwisiga. Burya hari umuntu wisiga ntabe mwiza, ariko iyo mwiza asize bisa neza, cyangwa ni amavuta, ni amata byaye iki, amavuta. Muri make ni byiza bisanga ibindi byiza. Niba hiyongereye amahoro mu rugo rwawe, hariho kwezwa, umwuka wera, kugira igikundiro, kugarurirwa agaciro, kugarurirwa icyubahiro, kugirwa uwizerwa mu bantu bose, nuko bagiye kukurangarira. Dore yambaye neza, arasa neza, aragaragara neza. Imyenda, kurota imyenda niyo ngiyo, ni uburyo ugarurirwa icyizere. Ikindi noneho burya kurota uhabwa umwambaro mushya n'umukozi w'Imana, n'umuyobozi, n'umuhanuzi, n'umuntu kurusha ubushobozi. Ubwo ni umukire cyangwa biraryoshye cyane. Ni ikimenyetso cy'uko ubohotse, uhagaze neza, bituma utangira kwinjira mu bitangaza bitandukanye
kandi bitunguranye mu buzima bwawe bw'igihe cyose. kurota imyenda ndumva ari byiza cyane. Umuprofete, umubishopu, umupasiteri, umuyobozi w'igihugu, undi muntu kurusha imbaraga, umunyabushobozi, memu n'umuntu muto ariko aguhaye imyenda mushya. Mushyashya iduka ntiyagukuburiye. Menya ngo ni igihe twita ngo ni extend cyangwa ni deliverance iri ntuze iri extreme yagutse ukuntu muri extremité ku ruhande rumwe urundi. Hari batubweje bo ngo duze ni kange batize igifaransa musosore bikatuvuga ko n'uburyo ni deliverance yagutse. Ngo buri kintu cyose cyari kiboshye kugira ngo cyari kiboshye. Buri kintu cyose cyari kiboshye ipfundo cyose cyagitangiye gupfunduka. Akazi ipfundo rivaho, ubuzima ipfundo rivaho, mu rushako, mu bana ipfundo rivaho, mu kazi, mu byo ukora, ku buryo akantu kose ukoze abantu bakwapresiye kakugendekera neza. Watanga igitekerezo kikabyara umusaruro. Mu kazi urunguka, mu bucuruzi urazamuka. Wow. Kurota imyenda reka tubikomera amazi. Niba urose imyenda ugiye kugura ukora perimi urayicyura. Yego. Niba urose wambaye neza, niba mbega nta isheke n'imwe biri mu buzima bwawe. No obstacles, no problem. Nta kibazo. Niba ngo mu mayira yawe hose harakinguye. Ukinguriwe umugisha wose. Umenye ko ikintu cyatumye Yosefu yambara ikanzu agasohoka muri gereza. Bamwambitse ikanzu nshya. Ikanzu nshya asohoka amara umwaka. Bivuze ngo n'uburyo wambiwe uvuye muri gereza y'ibibazo, y'intambara, y'amagambo, ikintu cyose ku buzima bwawe kibaye open, kirafunguwe. Niyo mpamvu kurota umwenda bawuguha n'umugisha ukomeye. Umugisha ukomeye ndabyumvise pe. Baguhaye rero umwenda umesha usa neza ufite isuku. Ni ukuvuga ngo ukuweho ikimwaro n'isoni byakugendagaho. Umwenda baguha usa neza ukawambara. Ngeri wavuze ngo amen. Wambara ugafashwa ko ndimo mfashwa. Njyewe nafashijwe pe. Izi ni inzozi uyu muntu ujye uzirota nashaka ndamusengera ijambo rimwe gusa. Ntabwo mvuga amagambo abiri. No kuvuga ngo ni umwenda mushya. Azatwibuke kuko ndumva ari byiza. Bigaragara ngo nuko Satani ngo aragenda hagara imbere yose waramurega. Ngo yari afite imyenda icikaguritse isa nabi. Imyenda icikaguritse isa nabi. Aramurega. Imana namubwira ngo Satani uri umugome. Uri umugome pe. Wakwiye kumurega. Noneho Imana namubwira ngo bakuremo iyo myenda mibi bamwambika imishyashya. Haleluya, haleluya ko mfashijwe ndagirane. Bayita first clothes, imyenda icikaguritse. Ubushwambagara mu yandi magambo. Bw'ikimwaro, isoni no kumwaragurika ngo nuko bamwambika the new garment. Ikanzu nshyashya. Haleluya. Yambarira imbere y'umurega, yambarira imbere y'umusuzuguye, amubwira ngo Satani Imana guhane ngo uyu n'umushimu kwemera ngo bamuzana ikanzu bamwambura ubutwambaga. Uwitwa Lazaro usobanura umwana w'icyubahiro, Yesu amuhamagaye ajugunye igikoti. Yarakijugunye pe. Aramusanga kiri nk'ibijuma amafaranga bamuhaye n'icyara gitaraguruka. So imyenda mishyashya nusobanura ngo icyerekezo gishya ubuzima bushya. Amavuta akandagira amateka ni ijambo dukura mu gitabo cy'abami ba kabiri ibice 4 umurongo wa 2, aho umubyeyi w'umupfakazi yari afite ideni bagiye kumutwarira abana. Aragenda asanga uwitwa umuhanuzi Elisa, aramubwira ati bagiye kumutwarira abana mbigenze gute. Elisa aramubaza ngo ufite iki mu rugo rwawe? Ndaramubwira ngo ntacyo mfite ngo keretse agaherezo gato k'amavuta. Aramubwira ngo nothing, I have nothing in my house unless the jug of oil. Aramubwira ngo genda utiri ibindi ukoresha ngo twatuye dusuzuguritse. Ya mavuta make asuzuguritse niyo yatumye akandagira ideni arayishyura, byose bigenda neza. Icyo ufite, icyo ushoboye, icyo ubasha gukora, bwa buryo bwawe na yanze na bwa bwenge bwawe, icyo usuzuguye n'ikimana igiye guhera kubakira amateka. Naho rero hafi gusobanura amavuta akandagira amateka. Ubwiza bwawe ukusa, ukureshya, icyo ushoboye, icyo ukora, uko ubigenza, aho uvuka, aho ukomoka, ibyo wita bisuzuguye iby'Imana igiye kuzakoresha kugira ngo ubashe kugera ku ntego yawe.
amen. Kugubwa neza, igikundiro, kuramba, imiryango yose igakinguka. Ndumva biryoshye kurota imyenda. Ariko uramutse wibeshye ukabona uwo mwenda nibwo uri mushya ariho ikizinga, ndagusaba kutawambara, kuko mu mateka mashya ugiye kugira azagusebya. Harimo utena. Hatireka ntabwo acuruza yagiye kuzimu. Haturiya mureba burya ntabwo ari umwuka w'Imana akoresha. Nta mavuta yakuye ikuzimu. Wese kuki atagiye ngo amenyekane nkanye. Amavuta yakuye mu bahanzi. Kwitonda kagiye kugira ngo aguteze ikimwaro ndetse n'igisuzuguriro. Hariho umuntu ushaka kukwanduriza isura no kukwica reputation yawe mu bantu. Umwenda mushyashya ariko ubonyeho akazinga. Ndagukurikiye pe. Ariko aho nitonde n'ukugurira umwenda ukabona uriho amabara menshi, kandi yayiguha ukabona nta guhanya urukundo rusekeje, iteye amabara menshi, faut faire attention. Imyenda iriho amabara menshi aho urasenga, ariko reba uko ateye, atari nayikunda uzancunge ibintu by'amabara menshi no mu buzima busanzwe hoya. Aho ngenga Imana umugisha amabara menshi niwigumanira amabara menshi hoya. Urumva? Ikindi iyo mwenda urihe amatashe bisobanura ko hariho umuntu ugiye kurogoya inama zawe n'imigambi yawe, kandi abikorera mu muryango wari kwinjiramo w'isezerano, no kurogoya imipangu yawe akubeshyera, kuko aza abagufasha, azi n'abagushyigikiye, arashaka kubanyuraho abantu tujuru. Kurota rero yo ongera ngo amen. Kurota ufura imyenda yawe aho ariho hose, haba mu mugezi, haba mu ibase, haba muri dushe, ni ingaruka mbi za karande, ibyaha n'ubugome biri kuva ku myambaro. Imyambaro ni igaragaza umuntu, yego sibyo? Byerekana ko uri mu gihe cyawe cyo kwezwa, mu gukiranuka no gukira karande no kubohoka. Uri mu bihe byo kubohoka, muri deliverance, ibintu ibyashi byose bikuvuyeho. Ni mu gihe urose uri gufura imyenda yawe hariho hose. Noneho kurota ugura umwenda w'umweru wowe wigurira wowe ubwawe mu iduka na kashi zawe, bisobanura ko ugiye kuzura umwuka wera, ubudahangarwa, amarembo aragukinguriye, nta ntazakandagira, ukinguriwe icyerekezo gishya, aho uvuga ibyo uzakora, aho uzajya, ntakumirwa mu buzima bwawe bwose. ni ukuvuga ngo icyo gihe nta burwayi, nta bunebwe, nta kubabara, nta guhangayika, nta gutinda kw'amasezerano, nta gutinda kw'ikintu cyawe cyose. Icyo wasengeye ugiye kucyakira vuba wihuse, kandi amasezerano yasohokamo mu buryo butandukanye. Bireba ngo warose wambaye ijipo ngufi, ngo warose wambaye imyenda itagukwiriye neza, birya bintu nabyo bisobanura ngo hari ibyo ukwiye gukora mu murimo wawe utarakora, gutunganya. Ushobora kwambara umwenda mugufi mu nzozi ari ukumva nta soni ufite. Ufite ntabwo twambara ibintu bimwe. Buri wese aba afite ibimunogeye, kandi umuntu afite ibyo yerekana. Ku ruhande rwe ntagira untera amabuye. Ese ugira ngo umuntu ufite amaguru meza yahishe aragarukira mu mavi kandi ntabwo yambaye ubusa. Sinjye mvuge bajya ngo ngariko ngo yamanura akageza hepfo, oya uzayigeze hepfo birerekera aho ngaho. Kagapantaro kamufasha niba ariko mva keneye kwa mfatase. Hano tugira imanza z'uburofa biraho, we mu nzu niba wumva wicaye ukambara ukumva birakubereye, nibyo nyene birakubereye, karande zikuweho. Ikindi kuri atambara umwenda mushyashya, niba koko bikubayeho cyangwa wiguriye, menya ngo nta obstacle iri mu bintu byawe, nta nzitizi. Curuza, ahubwo gerageza gusohoza ibintu wararubitse muri plani zawe. Rero ugomba gusengera muri aya magambo. Ndumva ntekereza ko tuyavuge gusa, simbizi byaterwa n'icyo uri bumubwire. Dusigaje iminota. Oya, iminota byihorera.
ariko nta twasoma mikeya wambwira nta mpamvu yo hari umuntu watubuje ngo twabivuga ariko nta kibazo urumva nyine kubw'igihe ntabwo tuvuga imirongo arasengera muri Zakariya ibice 3 tunabisobanuye avuga ngo first closes and bamwambika the new garment ikanzu cyajya harimo gutiya kwa 225 na 25 naho twahasoma noneho no nitangiriro 3:5 umurongo wa 2 aho umukozi w'Imana avaga muri gereza yambara imyenda mishyashya ruvanga mishyashya yose isobanura ibyo bene uwo muntu icyakwiye gusenga afata iminsi 3 yo gusenga ashima Imana no kubwira Imana ngo Mana mpikerekezo cy'ibyanjye na amateka mashya agiye guhinduka kuko hari imyenda y'ibirori tekereza bino bintu ntabwo wakwambara ikanzu ihenze ugiye nko mu muganda hari imyenda y'isoko hari imyenda yo kurimba hari imyenda y'ikirori gikomeye hari imyenda y'ivuga butumwa hari imyenda y'amanama bagutumiye hari inama bantumiyemo baratura ngo condition no kwambara costume y'umukara karuvati y'ibara n'ishati y'umweru n'inkweto z'umukara ubundi mu birori bikomeye by'abanyacyubahiro bashyiraho icyo bita dressing code cyane ku buryo nta yindi invitation barakureba bakamenya ko watumiwe ibyo rero nicyo ugomba gusaba urumva ariyo dressing code ugeze mu rwego kwa ntibayiho umuntu wari wese ni kimwe n'usobanura hari imyenda yo mu isoko hari yo kujya guhinga hari yo muri jaride hari yo mu gikoni hari yo kurarana rero urumva niba usohokanye imyenda amapinjame ukayasohokana muri hoteli ntabwo ari menya ko utari mu rwego rwawe nyine kuko hari n'umuntu watashye ubukwe ngo bamubonye basanga ntabwo yaje yambaye umwenda w'ubukwe ngo baramubahamujugunya hanze niko nabonye umukwe yaratumiye abonaje umuntu wambaye utahuye nawe rero ngo buri mwenda ufite ikimenyetso cyawo hari bajyana mu rusengero hari bajyana muri boîte hari bajyana uzabone nk'arya amakanzu bambara fille d'honneur ntiyambara buri munsi ni umunsi hari byagenwe uwo munsi nuwaye bizagutera ikibazo nubona wambaye umwenda tuvuga ugiye mu biro ukabona wambaye isarubeti kandi ntugiye gukanika ikibazo menya ngo urimo urajya mu magara utari uwawe wa devi urimo na devi niba ugiye mu misa ukabona hari ibintu wambaye bitajya mu misa twumvikane niba ugiye guhinga ugakenyera menya ngo uri mu bintu bitari muri ibyawe va mu biciriritse Imana iri kukwereka urabwira ko nubwo uri umunyacyubahiro wisuzuguje zamuka zamura amavuta ubundi mukenyero wambarwa kubera ibirori gusa ntabwo wakwambara inkweto ndende ugiye guhinga cyangwa ugiye mu bindi bintu so nuvana icyo gihe iyo uruzi wambaye ibinyuranye n'ibyo wari ugiye kujyamo icyo gihe uba wiyambuye agaciro biravuze ngo wari uwo mu rwego rwo hejuru ariko urimo urisuzugura ikindi niba wambaye imyenda itemerewe kujya muri ibyo birori biciriritse menya ngo urimo urizamura mu rwego rutari urwawe ariko mu myambaro yose wavuze hari umwambaro nategereje ko mbwira ndaheba n'urugamba narwo rugira umwambaro yes narabyumva nyine ariko urugamba rugutunguye urwana niyo ubonye cyambere nuko kiza umutwe urugamba ruteguye utegura imyambaro yego nawe gutunguye urwana uko uretse niba ukabona wambaye uniforme ya gisirikare uyirose uri ku buriri urumva urafite urugamba ariko uri umunebwe rwose ibyo birumvikana hakurukuza urwana hari uburyo ugomba kubaho ukamenya ko umwambaro ubereye n'iki byose kandi nicyo kintu cya mbere gikomeye soro kurota ugura imyenda wihaha ni opportunity y'amahirwe ubundi nkawe rwose uhita ukora ikintu ukampamagara ugahamagara umushumba mugasenga ni igihe cyo guserebara none kurota wambitse abana imyenda mishyashya bose wow bagiye gutsinda mu ishuri bagiye kugira igikundiro nta ndwara zaba mu rugo byose zagenda neza n'aburinzi sose Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu menya ngo nta dayimoni nta mwanzi ibi babyita ngo n'umugisha ntakumirwa wenda mbere yuko nkorekora reka nsoreze kuraka mu baroti bibi kugira ngo bikurweho nuko dusenga mu gicuku cya nijoro cyangwa na kwa kundi watubwiye noneho mu bantu barose inzozi nziza nazo babisengere kugira ngo bisohore cyane byihute babe maso kuko ntabwo Imana izazana umugisha ukomeye ngo ngiye mugisha naje ngo ndebe ahubwo ugomba kuba maso nasengeye iki navuganye iki n'Imana izagicisha he plani zihe nari mfite kugira ngo Imana ikuyobore inzira kwe kunyuzamo wa mugisha wawe kubirota ukaryama cyo ntabwo ari ugomba kubishakashaka ko nubwo birose umwanzi nawe ntashaka kubigeraho
soro twica imigambi y'incakuri iyo turi mu isengesho kuko Bibiliya yaravuze ngo intwaro zacu ntizigira intege imbere y'abantu ntizigira imbere y'indura avuga ngo intwaro zacu zigira imbaraga iyo turi imbere y'Imana yo gufatamira dukubita hasi ikintu cyose cyishyiriye hejuru ndarisoma da aya risome nese ko ari njye bikubajije ndarisoma da ko hari abantu tujya twibwira ko ati narose bizaba byiza nibyo ubundi nkagenda nkiryamira nkigera mu byanjye kandi wamugisha Imana yangeneye yego rutifuza ko nawe twara cyangwa nawe ubamo ngira ngo ni urwandiko Pawulo yandikiye abaromani urupapuro urwandiko Pawulo yandikiye abantu b'Iromani abaromani ngira ngo ndaje mpagire ntibagire ubwoba ndaje mpagire rwose kuko ni byiza ko bafashemo abaroma ni abakorinto twagiye bashyiramo abakorinto ba kabiri ibice 10 abice bibiri abakorinto ba kabiri ibice 10 uhereye ku murongo wa 3 ngo nubwo tugenda dufite umubiri w'umuntu ntiturwana mu buryo bw'abantu kuko intwaro z'intambara yacu atari iz'abantu ahubwo imbere y'Imana zigira imbaraga zo gusenya ibihome no kubikubita hasi umurongo wa 5 dukubita hasi impaka n'ikintu cyose cyishyiriye hejuru kurwanya kumenya Imana dufatamira ibitekerezwa mu mitima byose ngo tubigomorere Kristo kandi twiteguye guhora kutumvira kose ubwo kumvira kwanyu kuzasohora babyumva neza dufatamira ibitekerezwa dukubita hasi impaka n'ikintu cyose cyishyiriye hejuru intwaro zacu ntizigira imbaraga turira imbere y'abantu oya iyo turi imbere y'iki y'Imana so yuri musenga rero uyu mugisha ntago waba deviye nta nuwana utwara ahubwo gufatamira ibitekerezwa mu mitima sibyo abantu bavuze gacakira mu mutima ntiyakivuza ariko cyo mu mutima yahagarara telefone ati Jerry waramutse gute ijwi rabwa ati cakira ibitekerezo cakira kubita hasi kabicecekesha bigashwanyagurika gushwanyaguza ibintu biri muri imbere mbega no kubagira imbere muri watabizi maze ngo tugasenya ibihome tugakubita hasi ikintu cyose cyahagarika niyo mpamvu nubwo rose inzu z'umugisha senga uhagarika abadayimoni batazakwegera. God bless you so much. Thank you. Love you too.